nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro kandi arushirizeho kuguha umugisha we, ukomeze kuva mu bwiza ujya mu bundi. Uyu munsi turiga inyigisho yacu yindi iz'Umwami wacu Yesu Kristo yongeye kwiyita. Turimo gusoma igitabo cya Yohana. Uyu munsi turiga izina ubwo yavuze ngo nige mwungeri mwiza. Turasanga ayo magambo mu gitabo cya Yohana igice cya 10. Reka dusome ku murongo wa 11 turageza kuri 16. Yesu aravuga ngo nige mwungeri mwiza afira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarizi. Iyo abonye isega rije asiga intama agahunga isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nige mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi wanjye, zigire umwungeri umwe. Yesu ashimwe. Umwungeri wenda abantu bose ntago bazi cyangwa se babonye uburyo umuntu ashobora kuragira. Umwungeri rero ni umuntu usa n'ubana n'izo ntama cyangwa inka, akazikorera, agasa n'uzijya imbere n'inyuma, akaziyobora ahakwiriye, akamenya umwanya wo kuzigaburira, umwanya wo kuzinywa amazi, umwanya wo kuziruhuka, ibihe byose akaba ari we uzikorera muri make. Rero Yesu yaravuze ngo nige mwungeri mwiza. Kuko ise yavuze ngo ni mwiza, nuko hari abandi bungeri badashobora kubikora neza. Uko ikintu cyiza kiriho, tuzi ko haba hari n'ikindi kintu kikigana kitari cy'umwimerere. Ariko Yesu muri Yohana 10 aravuga ngo nige mwungeri mwiza. Kuba umwungeri mwiza rero hari icyo bisaba, hari n'ikibigerageza n'ikibyerekana. Aribyo Yesu Kristo yavuze akora, wenda abandi badakora. Imana yari ibabaye kubw'intama, twebwe tugereranya nk'intama ze, ariko abungeri ni abantu imbere y'abantu kugira ngo bashobore kuyobora abantu b'Imana. Umwungeri ashobora kugereranywa n'igihe na pasiteri cyangwa se umuntu wizera ukuri imbere. Rero iyo urebye umuntu ukamwizera ashobora kukuyobya, kuko n'umuntu ashobora kugira intege nke. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nige mwungeri mwiza. Rero igihe cyose uzayoborwa n'umuntu, ujye umenya ko hari igihe badatunganya byose 100%. Njya ntangazwa n'umuntu ashobora kuvuga ngo Imana nyivuyeho kubera ibyo yagiye abona ku mwungeri cyangwa se ku muntu umuri imbere. Rero Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo nige mwungeri mwiza. Ushobora kuba urimo kunyumva uyu munsi ufite uburyo wacitse intege, ukavuga ngo abungeri ntibakibaho, ariko nagira nkubwire ko Yesu aracyahari, umwuka we uracyahari, niwe utuyobora. Ufite kumwibariza kugira ngo ushobore kuguma mu rwuri rw'Imana cyangwa se mu babarwaho kuba intama z'Imana. Amen. Umumaro w'umwungeri rero afite ibyo akora byinshi. Dushobora gusoma muri Zaburi ya 23. Ni Zaburi ikunzwe kumenywa cyane, iba mu ndirimbo, abana muri barabibigisha. Ariko nagira ngo nkubwire ko mbere na mbere ni Imana. Iyo Mana rero ikaba mu muntu, uwo muntu maze akakuyobora. Yesu ashimwe. Ariko biba bikwiriye ko Imana nayo mugiranira umubano cyangwa se imigenderanire kugira ngo ushobore kuyumvira, ukumva ijwi ryayo. Rero umumaro w'umwungeri tugarutse kureba, tukavuga kuki yavuze ngo ni mwiza, nuko watajya hemuka, nuko watajya hinduka. Uko yarari niko ari kandi niko azahora, kandi ijambo rye ntabwo rihinduka. Niba Imana ikubwiye umuntu akubera mwiza, ati umuntu akubera mwiza iyo akugiriye umumaro, iyo ashimisha umutima wawe, iyo umukurikiye udacika intege, niyo wazicitse akongeramo imbaraga, ukongera ukagira ibyishimo, umunezero, ibigaragaza ko ufite uwo kuyobora mwiza. Sashimwe. Umumaro w'umwungeri rero wasoma muri Zaburi ya 23, uraza gusoma ibintu byinshi. Amen. Intama ze ziramumenya kandi itangira ivuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena. Ntushobora gukena rero ufite umwungeri mwiza. Ariko Yesu hano tubuye muri iki cyanditswe tutanarinze kujya muri Zaburi ya 23,
aravuga ngo arazipfira. Amen. Kuko hari abandi baragirira ibihembo. Iyo umuntu aragirira ibihembo hari ibyo atitaho, aba yumva agomba kurangiza umubyizi hanyuma akabona amafaranga ye, ibihembo bye bikaza. Kandi rero intama zigira ibizitera. Intama zishobora kurwara, intama zishobora kuribwa n'amadubu, amasega akaza agasanga aho waruragiriye urangaye gato, ukaza ugasanga intama yawe yatakaye cyangwa se yariwe. Ariko rero Yesu aravuga ngo jyewe ntabwo naje gukorera ibihembo, kuko naje ndi umwungeri mwiza nujuje ibikwiriye byose. N'isega ryaza narwana naryo nkarinesha. Amasega rero aradusanga nk'abana b'Imana, gusa nagira ngo nkumenyeshe ko umwungeri wawe we arakanuye, ntabwo ajya asinzira, ntabwo ajya ahunikira. Yesu yaravuze rero ngo nazipfira. Umwungeri hari ubwo akubita akagarura intama mu murongo, hari ubwo ajya gushakisha iyazimye. Ni ukuvuga ngo abikorana n'umutima we wose, n'urukundo rwe rwose, n'ubwenge bwe bwose. Haleluya. Ezekiel 34 aravuga ngo zazimereza urwuri, ruzazibera ikirangirire. Amen. Ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukozwa isoni n'amahanga ukundi. Iyo ufite umwungeri mubi ushobora kwicwa n'inzara, ariko umwiza ntabwo wasonza, nta nubwo wanyota. Ngo anyoborera iruhande rw'amazi adasuma. Imana rero umwungeri mwiza yavuze ngo nzazishakira urwuri. Urwuri ni ukuvuga ibiryo, ni ukuvuga ahantu zicara zikarya. Nazo zizamenya yuko Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isirayeli ariyo bwoko bwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu banjye, Imana yanyu, niko Umwami Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo Imana igereranya abantu bayo nk'intama, nayo ikaba umwungeri. Nta cyiza rero nko kuyoborwa n'umuntu wujuje ibintu byose. Icyo gihe ugira umutuzo mu mutima, ukamenya ko nta zuba riri bukwice, nta dubu cyangwa se isega riri buze. Muri iyi minsi umuntu ashobora kureka amasega akinjira akaribata intama, kandi byitwaga ko ari we mwungeri. Rero twirebera Imana rata. Bibiliya iravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Kuzaturuka ku Uwiteka. Icya kabiri aravuga ngo yazipfira. Zirinda amadubu, akarinda apfa ku bwazo. Kandi Yesu yaradupfiriye. Yesu rero yaradupfiriye turi babi, twari babi. Abaroma 5:7 aravuga ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ngo birakomeye cyane, birakomeye. Iyo ubona umuntu mubi umuzira, biba ari ibintu, biba ari umurimo ukomeye cyane. Umuntu mwiza iyo umupfiriye uba wumva umengo byari bibereye, ariko kubera ko twari babi cyane byari bikomeye ku buryo Imana yemeye kudupfira, kandi twari abanyangeso mbi. Yesaya 31:4 Uwiteka arambwiye ngo nk'uko intare y'igisore yivuga ku muhigo wayo, abashumba benshi gahururira kurwana nayo ntikangwe n'amajwi yabo, kandi nticogore n'urusaku rwabo. Nuko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni, no gukiza no ku gasozi kaho. Haleluya. Hano Imana yigereranije n'ukuntu intare, niko Imana ishobora kudupfira ije kudutabara. Iza nk'intare ije ikivugira ku muhigo wayo. Ni ukuvuga ngo Imana ibimeze nk'intare iturinda. Haleluya. Yirimo iraturinda rero, ntabwo itinya amajwi y'abungere, ntitinya urusaku, ntitinya ikiri hirya no hino. Bigereranya n'umwungeri uje kurwana n'isega n'idubu kugira ngo ayigize kure. Niko ngo rero n'Imana iza kudutabara. Mwumva urukundo rw'Imana ukuntu ruremere. Yadupfiriye nk'abanyabyaha mu Baroma 5. Yongera kandi yigeranya n'intare ije kudutabara, kutugirira neza. Ngo ku gasozi ntabwo utinya urusaku rw'abungeri. Ubundi abungeri ari benshi, bashobora gutesha intare bakayigizayo, nubwo rwose ishobora kurya umuntu. Ariko Imana avuga ngo jyewe nabarwanira nkabapfira, nkamera nk'intare ije. Ngo abashumba benshi bagahurura kurwana nayo, ntikangwe n'amajwi yabo. Haleluya. Imana yacu ntikangwa n'amajwi y'ibidutinyisha, ntikangwa amajwi y'ibinini bidutera, ntikangwa n'amajwi y'ibiri ku gasozi. Iyo yahagurutse ku bwawe yakwemera kugupfira. Bibiliya iravuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya. Uracyari mu biganza by'Uwiteka, ntamawe urimo kunyumva, kandi umwungeri ntabwo yatinya urusaku. Ije kukwigura, ije kukugirira neza ku musozi wayo Siyoni. Haleluya. Ezekiel 34 ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga. Igihe wari umaze igihe uri mu minyago y'abanyamahanga, waranyazwe, ukavuga ngo
nari narizeye, ariko uyu munsi ngo ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu. Haleluya. Ahubwo zizibera amahoro, ari nta uzitera ubwoba. Nk'intama zabo Imana irazikuyakuye ikazirinda, irongera ikavuga ngo ntabwo zizongera kuba iminyago. Haleluya, haleluya. Hari igihe uba warabaye nk'umunyago kubw'abungeri babi, ukibwa ukajyanwa ugasa n'uwagiye ku gasozi, ariko ngo ntabwo uzanatanyagurwa n'inyamaswa. Izo nyamaswa urimo kureba ntizongera kugutanyagura ukundi, kuko Yesu wemeye ko akubera umwungeri mwiza, ngo ahubwo ziziberaho amahoro, ntawe uzitera ubwoba. Haleluya. Kuko ugushikamijeho umutima azabaho amahoro masa, niko Imana ivuga. Amen. Yesu aracyari muzima. Yesu yabivuze amaze kuvuga ko ari we rembo ryiza intama zinjiramo zigakira. Iyo zumvise ijwi ryayo zirabohoka zikagubwa neza. Haleluya. Iyo uri kumwe n'umwungeri mwiza, muri Ezekiyeli tukongera tukabireba muri Zaburi ya 23, hari ibintu bijyana n'abantu barinzwe n'Imana, hari amasezerano yayo. Ayo ngayo rero akubeho kuva uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wongere kandi wemere uragirwe n'Imana. Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza, kuko uba mu bwisho bw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ntabwo uzongera kuribwa n'amadubu kundi, ntabwo azakureka ngo amasega akurye, ariko byose biraturukana nawe no kumva ijwi ry'umwungeri mwiza ukarikurikira. Akenshi tuzira kuba twarakurikiye amajwi y'abungeri buririye ku bihome bakatuyobya, ariko Imana yarirahiye ngo ntabwo tuzongera gutanyagurwa ukundi. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu ishobora byose, uratubwiye ngo uri umwungeri mwiza, nuko uzi ko ari abungeri babi kugeza kuri isaha. Uko bari bahari cyagiye muri Isirayeli n'ubu baracyahari, ariko sibo tureba. Icyangombwa nuko ijwi ryawe rikomeza kuvuga tukarikurikira. Mana, nagira ngo amajwi yose y'abungeri bayobya uyadukure mu matwi, ntituzongere kuyoba ukundi, kugira ngo ukomeze kutuyobora. Utuyobore nibwo tutazakena, utuyobore nibwo tuzaba mu bwisho bw'isumba byose, nibwo Mana wadupfiriye kandi uzatanga ingabo nyinshi zife ku bwacu. Ndasenze mwungeri mwiza, kugira ngo wikorere umurimo wawe. Ndakwihaye, nsabiye n'undi wese arimo kunyumva, kugira ngo akugarukire nk'umwungeri mwiza. Ni wowe udacogora, ni wowe udupfira by'ukuri. Waradupfiriye ntitwari tubereye, ariko uyu munsi tugarutse mu rwuri rwawe, kuko niwe wavuze ngo ntituzarubura iteka ryose. Ndagushimiye ko ubikoze. Izina ryawe ryubahwe. Amen. Yesu akomeze kubagusha neza, abarinde mu byo murimo byose, naho utaha.